nakomeje kugenda nakira ibibazo byanyu, abatanga inyunganizi, ibitekerezo cyangwa se iki, ariko naje kuba nabona igitekerezo cy'umuntu wambajije uti ni gute wakura video kuri YouTube maze ubundi ikatijya direct kuri phone yawe cyangwa se kuri galeri, atari kwa kundi uyidownloadinga maze ubundi igahera kuri YouTube akazajya aba ariho uyirebera. Uyu munsi rero nta kindi ngiye kukwereka uburyo ki wabyikorera kandi n'uburyo bworoshye cyane. Ikintu cya mbere turi buze gukenera, turaza gukenera application ya Vidment. Abafite application ya Vidment cyangwa se utanayifite araza kuba afite application ya Phonex dore ngiyi murayibona. Phonex imwe muri izo ugomba kuba uyifite, utayifite watunyarukira muri Play Store yawe ukata downloadinga imwe muri izo. So guys, rero mbere yuko dutangira banza making sure yuko wakanze subscribe, like, share, comment, kanda kuri ako kazogera ukanda handitse all kugira ngo buri gihe uko ngejeje video hanze bazajya bahita baguhereza notification. Iyi telefone muri no kubona ndi gukoresha ni phone ya Airtel Imagine, ariko murabona ukuntu ama application yayo, reba nka Play Store, murayibona rero nka Play Store ukuntu imeze wagira ngo ni iPhone, reba za calculator wagira ngo ni iPhone, reba setting zayo wagira ngo ni iPhone, reba Google Chrome yayo wagira ngo ni iPhone neza wagira ngo, reba uri kuyibona hanga Gmail ukuntu imeze wagira ngo aka kantu byibura narabona abantu bagera ku 10 bari kugasaba ko kubereka ukuntu wafata telefone iyo ari yose application zayo ikazihindura nk'iza iPhone. Ntabwo bizakunda, ariko reka mbibwirire ukuntu turabigenza. Okay, niba wamajije gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, twagiye mwereke uko wa downloadinga video yawe kuri YouTube ukayishyira kuri phone galeri ya audio cyangwa video. Uraza tuza kuri YouTube yawe aho ureba mu video, kandi kuri aka kantu kuri video ushaka kudownloadinga, aka kantu kameze nk'akambi gutya kaba gatambitse, ukandeho nurangiza tuza hanga hasi muri utu tugambo two hasi urebemo akanditseho copy link, ariko kandaho ahanga babivuze ngo umajije gukopiya video yawe. None utuvayo uze muri imwe muri za application nakubwiraga, yaba Phonex cyangwa se Vidment dore ngiyi abatayifite muhite mujya kudownloadinga, cyangwa se niba utanayifite nabwo uze ushake Phonex yawe nayo dore ngiyi, ariko reka dukorere kuri Vidment, ariko byose bikogwa kimwe, ariko reka dukoreshe Vidment, byose bikogwa kimwe. Uraza ufungure Vidment yawe, numara gufungura Vidment yawe utegereze ya link atayizanamo utanayikozeho dore ngiyi. Nta nubwo wiri gupestinga bya bindi ngo banza pasting link, nta nubwo wiri gupestinga ukatukanda hano handitse download, arangiza ugakanda download. Urabona hejuru handitse music, hasi video, aba audio. Ushaka ukagira audio wakanda hejuru muri music ugakora ku karuze kambi, ariko kwera twega ari video reka dukanda hano hasi kuri video dukande download. Okay, ubu tayari video yacu yatangiye kwidownloadinga ari video. Nyamuneka niba ushaka ari audio ujye ukora hejuru handitse music ukano ka mbere, video ukande ku kadomo ka kabiri, nibwo isa neza ifite quality. Urabona igeze video ngo urimo kwidownloadinga,
urabona ko ahangaha handitse done, byamaze kuba done. Niyo wabikuramo ukagenda kuba wikorera ibindi bintu, video yawe irakomeza ikagenda ukaza kuyibona kuri galeri. Niyo wabivamo ukajya kwikorera ibindi bintu. Okay, kamaze nyireke igereho. Urabona ko kagiye kuzura. View. So guys, rero kanda subscribe, like, share ndetse na comment. Niba hari akandi kantu waba wibaza watubwira muri comment, utakazaba ari wowe nsubiza, ndetse ngewe ubundi byanshimisha gukora ngendeye ku byo mwifuza. Okay, ahangaha bari gushaka ari ibintu bakwamamaza, aho bashaka ko nabidownloading ukabyihorera. Okay, uhita uza muri galeri yawe. Video dore ngiyi niyo ya mbere yagezeho, ngiyo niyo ya mbere mwabibonye. Dore n'abana bari muri ya yindi, dore ngabo video. Dore ni gutya bigenda. Niba nawe wari ufite ikibazo nk'iki ngiki urasubijwe rwose. Please, icyo ngusabye wowe kanda subscribe.